Ese wigeze utekereza ko ubwawe wakora installation ya toilette iwawe mu rugo utihamagaye umufundi? Wabyikorera nawe ubwawe udahamagaye umutekinisiye. Iyi bayita Pan Connect. Pan Connect ihuza iriya tiyo imanura umwanda n'umwobo wa toilette. Pan Connect urayifata ukayikuraho biriya bipapuro. Iyo umaze kuyikuraho ibi bipapuro nibwo ukurikizaho ikintu uba ugiye gukora. Kuri toilette inyuma haba hariho umwenge ushyiraho iriya flexible pipe muri kureba inyuma. Iriya flexible pipe uyicomeka kuri toilette ukayifunga ibite feriyeri. Wamara kuyishyiraho ukanayihuza n'itiyo iri mu rukuta yinjiza amazi muri toilette. Iyo umaze kubikora ufata toilette yawe gutya ukayegura. Iyo umaze kwegura toilette ufata ya Pan Connect yawe. Umwobo ukareba ko uteguye neza, ufata ya Pan Connect iba ifite kore. Umwobo cyangwa se hari kore kuri Pan Connect ukashyira kuri toilette, wamara kwashyiraho ugahita umanuriramo toilette neza, ukareba ko iriho neza, ukayimanurira ku mwobo neza gake gake. Ibi wabyikorera ubwawe mu rugo utihamagara umuplombier. Udatanze amafaranga, udasohoye amafaranga, wakwikora toilette iwawe mu rugo. Umufuniko wapfuye ushobora kuwikorera. Hari mekanizme yapfuye imbere muri toilette ushobora kuyikorera. Udatanze amafaranga, udahamagaye umuplombier ngo umuhe amafaranga. Ibi wabyikorera. Iyo umaze gukora ibyo ufata metero, ugapima uruhande rwo hepfo n'urwa ruguru, ukareba ko impande zose zingana. Icyo gihe bikwereka ko toilette idahengamye. Ibi ni ibintu bishoboka, ushobora kwikora ubwawe mu rugo utirihamagara umutekinisiye. Ibikoresho ushobora gukoresha ukora ibi bintu harimo icyo bita kiryangarezi cyangwa gasuku, hakabamo urukero cyangwa se ameto ikata iriya tiyo mwabonye hasi kugira ngo iringanire n'amakaro, hakabamo tournevis, hakabamo n'ipensi mu gihe bibaye byiza. Iyo umaze guterekaho toilette gutya, uyu ni umufuniko. Iki gihe uba ugiye gufunga umufuniko kuri toilette yawe, urawufata ukawufungura. Wamara kuwufungura, utu dusumari tuba duteyeho akantu ku buryo ufungamo. Wamara gufungamo turiya tuvisi uku, rimwe ndadufunga, ugatereka kamwe, ugafata n'akandi, ugafungaho kariya kavisi. Iyo umaze gufunga turiya tuvisi, ni nk'aho urugendo rwo gushyira umufuniko kuri toilette yawe WC uba ugeze kuri 50%. Iyo umaze kubikora utumanurira mu myenge ibiri kuri toilette kuriya. Wamara kutumanuriramo ugasa nk'ukaragisha ikiganza, ukakamanuramo mpaka kagezemo. Ibi biroroshye ubwawe wabyikorera iwawe mu rugo utirihamagara umutekinisiye cyangwa umuplombier kugira ngo azagukorere. Hari ibintu bidasaba gusohora amafaranga. Iwacu mu rugo twakwikorera ubwacu igihe twiriwe mu rugo. Umanuriramo kuriya tukageramo gake gake, wirinda kugira ngo utatumena, kuko iyo urebye nabi hari utwangirika. Iyo umaze kudushyiramo kuriya ufata umufuniko wawe ukawumanuriramo mu mpande zose. Iyo umaze kuwumanuriramo umufuniko urawuregera neza, ukawukatisha hirya, ruguru, hepfo, ukawujyana aho ushaka, kubera ko turiya turaba tuba twashyizemo dufite uturaba ku buryo twikaraga toilette yawe umufuniko ukaba waringaniraho neza. Iyo umaze gukora ibi ufata tournevis ugakaraga. Hariya haba hariho amapuro ukaraga, amavisi ukayakaraga ku buryo umufuniko umanukamo neza, ugafunga impande zose. Iyo umaze gukora ibyo umufuniko wawe umaze kumva kuko ukanda hariya nkanze ugakuramo umufuniko wawe. Wamara kuwukuramo ugashyiraho utuntu tw'umweru, nitwo tugaragaza ubwiza bw'umufuniko wa toilette. Warangiza ukadusubizamo, ugasubizamo umufuniko wawe neza. Iyo toilette yawe bivuze ko uba umaze kuyikora installation. Tuzajya tubana mu biganiro nk'ibi byo kwigisha uburyo wakwikorera ibintu wowe mu rugo, uburyo wakora amazi, installation y'amazi, uburyo wakora ibijyanye n'amarangi, n'uburyo wakora ibijyanye n'amashanyarazi. Nge Softman Official, ibuka kwanda subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi.